Menya uburozi bwica bamwe mu bagabo, bityo nawe uzabeho neza mu bihe bizaza. Umunsi umwe hari umugore mwiza wari ubayeho arambiwe urugo cyangwa se mariage, bigera igihe yanzura ko umugabo we yagombaga gupfa. Yagiye iwabo arataka cyane, abwira nyina ko yararambiwe umugabo we ndetse yifuzaga kumwica, gusa akaba yari afite ubwoba bw'amategeko kuzakurikiranwa. Nyina yaramubwiye, arangije aramubwira ati nagufasha ariko byonyine mu gihe wowe waba wamaze gukora akazi neza bwa mbere na mbere ukamuvana mu nzira. Akazi kari koroshye gusa kari injyana muntu. Genda umuha amahoro, mubane neza ku buryo nta muntu uzagukeka nyuma y'igikorwa. Mwiteho, umubere umuntu mwiza. Genda wimeze neza kandi umukurure agukunde cyane. Genda umwubahe, umukunde, wihangane ndetse uyoboke buri cyose ategeka kandi ntumufuhire. Genda ushaka ukuntu amafaranga winjiza uzajya uyamutakazaho, umwitaho, ntuzugire kuzamura ijwi mu maso he. Itoze kumukunda no kutamutera umwijyane buri munsi. Uko nyina yamubwiraga aya magambo, umugore yarabyumvise anamwemerera kubigenza gutyo. Nuko nyina yamuhaye agafu yagombaga kuzajya avangira umugabo we mu biryo buri munsi, bityo umugabo nawe yagombaga kuzapfa gake gake kugeza akenyutse. Mu minsi 30 yakurikiyeho, wa mugore yagarukiye nyina arira cyane. Yasabye nyina ko yamufasha guhagarika uburozi. Yabwiraga nyina ko umugabo we yahindutse 100%. Asigaye atuje, anyitaho, asigaye ankunda kandi abonekera igihe ku bwanjye. Yarariraga iki gihe ku buryo yabwiraga nyina ko atagishaka kumubura. Naramukunze cyane, sinzi ko nababona mufite. Ni umugore. Tutarakomeza ndabasuhuje, nitwa Ismael Mugisha, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mwebwe bashyashya, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu twabakoreye. Nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Mureke twuzuze 50,000 by'abasubscribers. Birihutirwa kandi biroroshye, turi kumwe. Nyina yatwenze cyane, araseka cyane, nuko amubwira gushyira impumu ntagire ubwoba. Mwana wanjye, agafu naguhaye ntikica, n'ubundi nagafu gakoreshwa nk'ikiribwa bateka ibyitwa turmeric. Nyina yaramubwiye ukuri ko uburozi butari mu biryo, ahubwo umugore we ubwe ari we wari uburozi ku mugabo we. Mubanze mutekereze kuri ako kantu. Bivuze ngo yaramwubahukaga, yamuhozaga ku nkeke, ntiyakundaga umugabo we uko bikwiye, ku buryo iyo mibanire ubwayo yagendaga imwicira umugabo we gahoro gahoro. Umwanya yahinduye imico ye, yararekeye kumuroga. Bivuze ko urukundo rutatabaye urugo rwe gusa, ahubwo rwanatabaye umugabo we. Bari babanye mu rugo, mu nzu. Nuko rero bakunzi bacu, nimwumve, abagabo benshi mu ngo ntibari gupfa gusa bishwe n'umuhangayiko wo mu kazi cyangwa se kubura amafaranga byonyine. Bari gupfira mu nzu zabo biyubakiye. Gitutu gihoraho, ukutubahwa, gucishwa mu menyo, kubuzwa amahemo, intambara y'amarangamutima, kubura amahoro biri kwica abagabo kandi gahoro gahoro. Umuvuduko w'amaraso uri hejuru, agahinda gakabije, ugasanga umugabo yaragiye arakonja ntavuga. Kwiheza ndetse no gupfira imburagihe nicyo gihembo babona. Ntabwo turi gushinja abagore ibyaha, uko ni ugutanga umurongo. Umugabo abaho kandi agatera imbere iyo ari ahantu hari amahoro. Umugabo arapfa igihe cyose ari ahantu ahozwaho igitutu. Urukundo, icyubahiro, gushimwa ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni nk'ingabo zagatewe mu bitugu by'abagabo. Duhitemo amahoro rero hejuru y'urugomo. Hitamo umugore utuma wumva uruhutse aho kuba indiri y'urugamba. Niba warashatse umugore, umva ibi bintu. Amahoro mu rugo si ikintu cyo kwishimishamo, si iraha, ahubwo ni ugutabarwa, ni amakiriro, ndetse bamwe uku gutabarwa barakubuze. Nimukomere ku mahoro yanyu rero.
Niba hari icyo iyi nkuru ikwigishije, isangiza undi mugabo, undi mugore. Wenda hari ubwo uwo mugabo waho yareka kurogwa nk'impumyi itareba. Abagore ahari bareka kwirugira abagabo babo. Nshuti bakunzi bacu, twishimira ko mujya gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'video wandike ijambo rigira riti, duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndashaka kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.